nkunda kubabwira kwizera Imana, ariko nubwo wizera Imana mu by'ukuri ntabwo izamanuka mu ijuru ngo ize ikwiyereke. No, izanyuza muri bagenzi bawe, izanyuza mu bo mukorana, izanyuza mu baturanyi, izanyuza mu nshuti, izanyuza mu babyeyi bawe, izanyuza mu bana bawe ndetse n'ahandi. Tega amatwi humve iyi nkuru. Mr. Vala The Cash. Umugabo yabanaga n'umugore, babana igihe kirekire ariko badafite ubuzima bwiza. Bari abakene, ntabwo bari bishoboye mu by'ukuri. Umugabo aza kuzafata umwanzuro ati reka nzajye gutembera, mve hano ntuye maze njye mu kandi karere njye gushakirayo ubuzima. Nibyo koko umugabo yasezeranye n'umugore. Bukeye bwaho umugabo azinga utwenda tutarenze 2 yari afite, ndetse afata imyumbati y'inyotse arayotsa, ayishyira mu gikapu, ashyira amaguru mu nzira. Umugabo yaragiye ku bw'amahirwe. Aho yari agiye rwari urugendo yagomba gukora rw'iminsi 3. aragenda akirirwa agenda. Akigerayo yaje kubona umukire, aramukorera, bakurana umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 5, imyaka 10, imyaka 15, agera ku myaka 20 hagikorera wa mukire. Mu by'ukuri yari atarasubira kureba umuryango. Iterambere ryari ritarabaho ngo tuvuge ngo yari kumuhamagara kuri telefone, yari kumwandikira SMS kuri telefone, ngo hari se yari kumwandikira kuri WhatsApp cyangwa izindi social media muzi ziriho nk'ubu ngubu. No, nta makuru umugabo yari afite ku mugore we, ndetse nta n'amakuru umugore yari afite ku mugabo we. Imyaka 20 yaje gushira. Wa mugabo abwira sebuja ati, nyakubahwa databuja, ndashaka gutaha nkajya kure umuryango wanjye. Sebuja yaravuze ati, ntacyo, ubipange buke mu gitondo utaha. Sebuja ntabwo yazubaje. Bukeye bwaho yagiye kubyutsa wa mugaragu, aramubwira ati, ngaho byuka witegura utahe. Umugaragu ati, nyakubahwa databuja, nkurikije amafaranga nakoreye mu myaka 20, nifuzaga ko wayampereza maze ngataha nkajya kuramira umuryango wanjye. Twibuke neza ko umuryango wabo wari umukene cyane rwose, wari umuryango ukennye. Umugabo yarakubaga akareba amafaranga akoreye imyaka 20, agasanga amafaranga yakoreye azabahindurira ubuzima. Wa mugabo sebuja yaramubwiye ati, so amafaranga yawe ntabwo ndayaguha, no, ahubwo ngiye kuguhereza indi mpano, ugende ariko uzayifungure nugera mu rugo. Uzayifungura ugeze mu rugo uri kumwe n'umudamu wawe. Bibutsa neza ko wa mugabo yagiye atarabyara umwana n'umwe. We na wa mugore nta mwana bari bafitanye, bivuga ngo bari bakiri abageni. Urugo rwabo rwari rutararamba ngo rukure. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye kugira ngo umudamu wa mugabo yihanganire kubaho adafite umugabo kandi azi neza ko ariho koko. Ntibyari binoroheye wa mugabo kugira ngo yihanganire kuba adafite umugore kandi amufite koko. Wa mugabo icyo yakoze, yabwiye sebuja ati, ko numva bitoroshye koko. Sebuja aramubwira ati, ugiye gukurikiza, ari ukuguhereza impamba y'inama ngiye kuguha, no kuguhereza ayo mafaranga wifuza gukorera, wahitamo iki?
ubwo ndibwira ari ya mafaranga yari yakuriye mu gihe cy'imyaka 20. Umugabo arareba ari imyoza ati reka mbitekerezeho mbe subitse urugendo nzakubwira ejo. Umugabo aratekereza, bukeye bwaho mu gitondo abwira sebuja ati nyakubahwa databuja, nasanze icyo nkeneye ari inama kurusha amafaranga, nubwo bizangora gusobanurira umuryango wanjye ko mu myaka 20 maze naranagiye gukorera inama gusa ari nacyo zanyungura, ariko ntacyo bakungira inama. Wa mugabo yaragiye afata imikati 2 y'amafaranga 500 ayihereza wa mugabo. Aramubwira ati wa mugabo, uyu mukati umwe uyu nguyu nguhaye uwufate mu kuboko kw'iburyo, aba ari wo uzagenda urya mu nzira yose urugendo uzagenda rw'iminsi 3, kuko urumva nta modoka zabagaho. Hanyuma uyu mukati wundi uzawushyire umudamu wawe uzasanga mu rugo, naho ubwo muzawusangira, ariko ndakwinginze ntuzawurye uko wasonza kose, ntuzigere ufata uyu mukati ngo uhaye gushyira umudamu wawe ngo urye. Umugabo yumviye sebuja ashyira mu nzira, ariko mbere yuko agenda sebuja aramubwira ati umva wa mugabo we, hari inama 3 ngiye kuguhereza kandi ugomba kuzakurikiza. Uzirinde guca inzira ya bugufi, kuko inzira ya bugufi iteka ryose nubwo ikugeza aho ushaka kurya hakiri kare, ariko hari igihe ugiriramo ibyago byinshi bigatuma nawe ushaka kugera hakiri kare utagerayo. Inama ya 2, uzirinde kugira amatsiko menshi. Inama ya 3, uzirinde guhubuka cyangwa gufata umwanzuro uhubutse, hanyuma ngaho shyira nzira utahe. Umugabo yashyize nzira koko arataha, akubita umunsi wa mbere ari mu nzira. Ageze mu ishyamba rwagati ahura n'umugabo, aramubaza ati mugabo urava he urajya he? Undi amubwira urugendo afite, ati nyamara hano hari inzira ya bugufi dushobora gucamo nubwo ari mu ishyamba tukagera aho ushaka kugera hakiri kare. Umugabo ati nta kibazo kanze tugende. Ateye intambwe ya mbere ahita yibuka ya magambo sebuja yamubwiye ati ntugakunde guca inzira ya bugufi. Umugabo ati hoya kabyihorere, arabisubika. Inama ya mbere aba arayikoresheje, akomeza umuhanda aragenda. Amaze umunsi wa 2 yumva ko muri ya nzira yari agiye gucamo bahiciye abantu bagera mu 10. Aravuga turakoze Imana urandokoye, iyo nza guca inzira ya bugufi mba narapfuye. Wa mugabo yaje kugenda agezeho bumwiriraho, aravuga ati ndaraniwe cyane reka njye gucumbika. Umugabo agiye kwaka icumbi ahantu, ahageze baramusasira baramugaburira, ntago yari ahaza ariko araryama. Bigeze nijoro nka 6 rwagati mu ijoro yumva abantu bari gusakuza cyane mu muhanda, bari gusakuza. Arabyuka akingura idirishya, abona ari kubibona neza, akingura urugi ngo agende ajye kureba. Amaze gukingura urugi yibuka ko sebuja yamubwiye ati ntukajye ugira amatsiko cyane uzayirinde. Umugabo asubira mu nzu aratuza araryama. Bukeye bwaho mu gitondo mbere yo gukomeza urugendo abaza ababyeyi cyangwa abantu bari mu rugo rwamucumbikiye ati ese ko nagize nijoro umva hano hari induru nyinshi cyane byari bimeze bite? Barangije baramubwira bati ahangaha mu isantere hajya haba ingwe ndetse n'intare zikunda kuza zikarya abantu. Iyo ziriye umuntu rero hari igihe abandi nabo basakuza, ariko mu by'ukuri basakuza kubera ko iriye umuntu. Iyo abenshi rero burya wumvaga hagize usohoka nawe isita ko zimurya, basakuzaga burya bari mu nzu. Iyo uza gusohoka nawe ingwe iba yakuriye na ya ntare. Umugabo aravuga ati nibyo koko utagira amatsiko, ya nama yindi databuja yangiriye nayo irandengeye. Umugabo yaje gukomeza urugendo. Umunsi wa 3 burageze, ashyika mu rugo ari nijoro nko mu masaha 1. Umugabo agishyika mu rugo yahise aca inyuma y'inzu, urumva yaramaze imyaka 20 atabona mu rugo, ahita kwahengeza mu idirishya. Ahengeje mu idirishya abona wa mugore we aryamanye
n'undi muntu mu gitanda. Umutima uramukubita, agahinda karamusaga, ararira, aratangira kwiheba ati ni gute ntabwo mbyiyumvisha ukuntu mu myaka 20 naba naririnze kujya mu bandi bagore, nkirinda guharika uyu mugore, ariko we nkaba naramaze kugenda agahita ko yifatira undi mugabo. Ati reka nshaka aho navana ishoka, nshaka aho navana ibisongo by'ibiti, ngenda nicura mugore ndetse n'uramuntu. Umugabo yashyize cya gikapu hasi yari atwaye, ashyira za mpamba hasi yari atwaye, aragenda. Ageze ku rugi agiye kuruca, ahita yibuka ya nama sebuja yamugiriye ati ntugahubuke. Umugabo aratuza, ajya inyuma y'inzu araryama, arara hanze, harara umutima umukubita ariko arihangana, aravuga ati hoya sinahita kunjya kwicura mugore kandi databuja yarangiriye inama. Bukeye bwaho mu gitondo umugabo yarakomanze, umugore azana ubwuzu bwinshi aza kumuyambira. Umugabo amuyambira nta n'ibyishimo. Ati mbe mugabo ko nari ngukumbuye, wowe ukaba wawe byagenze bite? Umugabo ati ntabwo mbyumva, ni gute maze imyaka 20 naragiye ku itembero, nararaga imibu iri kundya, mu by'ukuri nararanaga agahinda kenshi n'urukumbuzi rwinshi n'amaganya menshi, nibaza ko runagusize ukiri umugeni, turi mu kwezi kwa buki, namara kugenda ugahita wishora mu bagabo, aka kanya ukaba ufite undi mugabo wasimbuje. Ibi bintu wabitewe n'iki? Umugore araseka cyane ati mugabo wanjye humura rwose, buryo ubwo wagendaga wasize waranteye inda, wanteye inda nyuma nza kubyara umwana w'umuhungu, niwe ngira rero n'uyu nguyu. N'ikimenyimenyi namwise kwizera, ukwizera kurarema. Umugabo ati wa byiza cyane. Nijoro nari ngiye kubicana, asobanurira umugore. Umugore ati uyu mugabo wanjye nkunda, tuza rwose, shyitsaho umutima mu nda, uyu ni umuhungu wacu namwise kwizera. Umugabo araserebura cyane, barishima. Umugore ati none se mugabo wanjye zana itembero rero watembereye muri ya myaka 20 umaze. Umugabo ati ni ukuri ntabwo nageze ntembera pe, ahubwo natembereye inama. Amusobanurira iby'urwo rugendo. Umugore arishima ati ntacyo, upfa kuba ukiriho burya haguma ubuzima, naho iby'imitungo yo tuzaba tuyishakisha nyagasani, kubera ko akidutije ubuzima kandi kubera ko adukunda. Wenda niyo umuhungu wacu twungutse kwizera, hari ubwo azaba umwe mu bazatuma tugira imitungo irenze. Umugabo atariko databuja yampaye umukati nkuzanira. Bariteguye, umugore ashigisha agakoma katarimo n'isukari yewe, asuka mu dukombe twashaje, baraza bicara ku meza. Bafashe ya envelope bafunduye wa mukati, mu gihe bazanye icyuma ngo bawukate, barebyemo imbere basanga harimo amafaranga menshi cyane, akubye 3 ayo wa mugabo yakoreye. Barishima, baraserebura, akanyamuneza kaza mu muryango, bati turakize, ukwizera kurarema. Mbese iyi nkuru uyigiyemo iki? Shuti muvandimwe uri kunyumva nona, ndabizi ushobora kuba wabaye uyu munsi, ndabizi ushobora kuba waraheranwa n'agahinda, ariko reka nkubwire n'ukuri pe, hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo mwana wanjye ntukihebe, nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko. Imana ijya kukurema yari igufiteho umugambi. Ni ukuri ntabwo Imana yakuremye ngo uze kuba umutako ku isi. Ni ukuri Imana yarakuremye kugira ngo ugire icyo wigisha abantu, ndetse nawe ugire icyo abantu ubigiraho. Ndakubwiza ukuri ko kuba uri kuri iyi si hari akamaro ufite. Abantu barakwanga muri sosiyete ngo nuko nta kintu wifitiye. Reka kubwiza ukuri, abafite umutungo bose siko batuje, n'abatuje bose ntabwo ariko bafite umutungo.
oya, ni ukuri biroroshye cyane ko aka kanya waba uri intabwa, hari nta babyeyi ufite, uri imfubyi. Birashoboka cyane ko bagufata nk'igihararumbo, birashoboka cyane ko umuryango wakwanze, ariko reka nkubwize ukuri ko umugambi Imana igufiteho, umunsi wasohoye cyangwa se umunsi byabaye achieved mu ndimi z'amahanga, ni ukuri kose umuryango wawe uzabimenya, umudugudu utuyemo uzabimenya, akagari utuyemo kazabimenya, umurenge, akarere, intara ndetse n'igihugu kizabimenya, hari n'ubwo n'umugabane uzabimenya ndetse n'isi yose ikabimenya. Ese reka nkubaze, mu bantu wumva b'abaherwe ba mbere ku isi, ujya wumva ko bavukiye amezi 20 cyangwa bavukiye 9 nk'ayo wavukiye? Ese nkubaze ikindi kibazo, uzi neza ko twese ku isi tuva amaraso atukura? None ukimara gusubizwa kuri ibyo bibazo wibajije, ni iki kiri kugutera kwiheba? Mu buzima uzizere Imana, then uzirinde guca inzira za bugufi, no, uzirinde kugira amatsiko menshi y'ibiri kuba, no, uzirinde guhubuka, hanyuma ukore cyane kurusha ibindi. Imana izaguhera umugisha mu byo ukora bya buri munsi. My name is Mr. Vala the Cash. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Niba wakunze ikiganiro, kanda kuri subscribe, ukande like, comment ndetse unakore share mu magrupe ubamo, uhereze bagenzi bawe iki kiganiro. Ni akagaruka. Niba ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi cyangwa se inkuru yakubayeho ushobora guhereza abanyarwanda ikaba yabahindurira ubuzima, wanyandikira kuri nimero ya WhatsApp iri hasi mu kiganiro. Murakoze cyane, reka mbabwire nti amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. My name is Mr. Vala the Cash. Ciao.